Banyangoma muraho? Muraho neza? Christina urakoze. Reka mbanze mpere ku kintu kimwe. Ubundi muri aya mezi nta mvura igwa. Ariko guhereje aho twari turi n'uyu munsi hano Ngoma ndabona igicu gishaka ku ahantu inkotanyi zahuriye rero hakunze kuba amahirwe n'imvura mu budasanzwe iragwa. Ibi nabyo harya tuzagomba kubisobanura impamvu. Ubu nabyo tuzabibazwa. Bantu ba Ngoma rero mwakoze kuza muri benshi ngo tujye inama. Nagira ngo mvuge ngo kuba twahuriye hano turi benshi mukeye, ndagira ngo mbibashimire. Nyakarundi yatubwiye amateka ye, aho yavuye, aho ageze. Nagira ngo twumve ko uru ari urugero aduhaye, ariko ni ibya benshi. Yavuze ko yari umutunzi, hanyuma inka ze zikamushiraho, ariko igihugu cyaramuremeye kizongera kimuremere. Yagiye mu buhinzi, ajya mu makoperative, ndetse biramuhira nk'uko yabivuze. Ariko buriya birakwiye ko yanabikora byombi, akaba umuhinzi akaba n'umworozi. Tuzongera rero tumufashe abe byombi, cyane cyane duhereye ku byo nawe amaze kwigezaho. Banyangoma rero abantu iyo bakora, iyo bafite politike nziza, n'ibindi byose bifuza biraza. Abo hakurya hariya muranyumva? Ngoma oye! Ubumwe bwacu oye! Amajyambere yacu! Banyangoma rero hari uyu muhanda muturiye unyura iruhande rw'umujyi cyangwa mu mujyi. Hari imihanda ibiri, hari uvuye Kayonza ukanyura hano ukajya ku Rusumo, hari ndetse uzanyura hano mu Bugesera na Nyanza. Iyo ni imihanda ibiri ihurira hano, iriho ikorwa mu gihe gito. Izaba yarangiye dufite imihanda myiza.
Banyangomwa mwarahinze mureza murora muragwiza turabashimira. Hari n'ibindi nifuza ko tuzafatanya nabyo tukabiteza imbere. Ibikorwa remezo, uyu mujyi wa Ngoma ndashaka ko uhindura isura bidatinze. Hari isura umujyi wa Ngoma ugifite isa n'iya kera idakwiye. Ariko kuba bikimeze gutya, nanjye ndi mu bibaramo dufite ibyo tugomba kuba twarakoze tutakoze. Turaza kubikora rero. Abayobozi dukorana nimurangiza kuduha icyizere cyanyu itariki 4 Kanama, uzaba yakomeje murakoze cyane. Ariko ndavuga no muri abo bayobozi ndumva nzatangiriraho mbibabaza uko twabigenza kugira ngo iyo sura ihinduke, kuko izagomba guhinduka byanze bikunze. Ihinduke ibe nziza, Ngoma itere imbere, usibye mu buhinzi n'ubworozi n'ibindi, ariko noneho no mu bikorwa remezo, mu nyubako. Inyubako noneho amashanyarazi, amazi bavuze mumaze kubona yiyongere agere kuri buri wese, amashuri, ibitaro, ibyari bigezweho twongereho ibindi. Kuko Abanyangoma muri abakozi, byongereyeho imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, dukore n'ibindi byinshi byongere tugere ku majyambere vuba. Igihugu cyose turifuza amajyambere yihuta, amajyambere agera kuri buri wese, amajyambere agirwamo uruhare na buri wese. Banyangoma ndababona hano, urubyiruko, inkumi, abasore, abagore, abagabo. Ibi byose mvuga ni imbaraga zacu z'u Rwanda zigomba kubaka igihugu cyacu. Uru rubyiruko rubona amashuri, rubone imirimo, rukore, rwiyubake, rwubake u Rwanda rwacu. Ubwo turi kumwe. Banyangoma rero, inama niyo ku itariki 4 FPR Inkotanyi yabahaye umukandida, ubwo muzatora uko mubibona. Mutore neza, dukomeze ubumwe, dukomeze umutekano, dukomeze amajyambere.
dukomeze duteze imbere umukobwa, umutegarugori, yiyongere ku mbaraga zindi zisanzwe z'igihugu cyacu, imbaraga zisanzwe zirimo n'abagabo, abagabo n'abagore bose bateze imbere, bakorere hamwe, igihugu tuzakigeza aho twifuza hose. Mwakoze. Banyangoma rero, ubumwe mvuga nubwo abanyarwanda bose mu buryo bwose, no mu mikorere no mu mikoranire ya politiki. Ubwo tugana mu gikorwa cy'amatora, aho tuvugira aha mwarabyumvise, murabizi, FPR Inkotanyi ifatanya n'andi mashyaka ya politiki mu gihugu cyacu ageze ku 8. Abayobozi bayo bari hano, turi kumwe. Ndetse hari nuko abantu bihutishaga gahunda, bamwe muri bo baba bafashe ijambo bakavuga, ngira ngo ari umuntu umwe muzi yaravuze ejo bundi Rurindo, ariko afite n'amateka hano muri Ngoma, ngira ngo Vincent Biruta ari hano, nta mateka ufite hano, ngwino ugira icyo ubwira abantu. Paul Kagame oye! Zaza murahari? Abakizihira mwaje? N'abamusamvu murahari menshi? Nyakubahwa mukandida wacu kandi Perezida wa Repubulika, murakoze kuri uyu mwanya mumpaye. Ndagira ngo nshimangire koko ko amateka hano nyafite, nabaye muri Sake, hari benshi bashobora kuba banziyo. Nakoze hano Kibungo nk'umuganga imyaka igera kuri 3. Ubu muri aba bana b'abasore batoya agomba kuba hari nabo nabyaje. Ayo mateka rero niyo mfite hano, ariko ndagira ngo mbonereho nanjye nshimangire iyo mikoranire, kandi nyishimire nyakubahwa chairman w'umuryango RPF Inkotanyi, kuko ari ku isonga rw'iyo mikoranire mu buryo bwa politiki. Tuzakomeza kandi gufatanya guteza imbere iyo mikoranire n'ubwuzuzanye mu bitekerezo no mu bikorwa. Murakoze nyakubahwa chairman. Undi muntu niganye ijambo hano Ngoma ninde ushobora kuzana tukamuha mikoro. Umukorerabushake aze hano. Naho hari? Ubwo ntabindekeye ndabyiharira nta kundi. Ngoma oye! FPR oye! Banyangoma rero nagira ngo twibukiranye ngo inama ni yayindi, itariki 4 y'ukwezi gutaha tuzazinduke dutunganye umurimo uzabukorwa icyo gihe, ubundi wo kubara amajwi tuwurekera ababikora, twitahire tujye gukora ibindi. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane.